Halo, 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 turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wanjye ko twongeye kubana namwe. Mumeze mute? Nizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubanezeza, ikomeje kubarinda, ikomeje kubitaho, ikomeje kubarengera uko bukeye uko bwije. Imana yacu ni inyamahoro, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu igira neza, Imana yacu niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Rero tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkunze kubabwira kenshi kwiyicano ari cano ikorerwaho ivugabutumwa ryiza ry'Imana. Nshuti yanjye, niba ukurikirana ibiganiro ducisha kuri cano ukumva biragufashije, ntugaceceke, ijye utubwire ko wanezerewe, utubwire ko wafashijwe, tubwire ko ari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Mu by'ukuri mugerageza kutubwira, ariko ntago ari mwese. Ntugacike intege. Telefone zacu rwose ndi mu bantu batajya banga kwitaba telefone z'abantu bampamagaye. Oya, niyo umpamagaye ukambura, mu by'ukuri wenda mpugiye mu bindi, ngewe nkasanga wambuze, ngewe ndaguhamagara kuko simba nzi icyo unshakira, kandi birakwiriye ko tubitaba kuko ibyo muba mudukeneyeho ni ihumure ry'Imana, ni ukugirwa neza n'Imana. Mu by'ukuri rero mujye muri komenti mutwandikire, mutubwire uko bimeze. Yewe niba unarwaye tunagusengere, uduhe ibyifuzo bitandukanye, tubisengere. Niwo murimo wacu, niwo murimo twahamagariwe, kandi mu by'ukuri gusenga havamo igisubizo, gusenga havamo ubutabazi. Ni ukuri mujye mwandika cyangwa mutubwire ngo turagukeneye mushumba, dukeneye ko udufasha gusenga Imana. Ni ukuri turahari ku bwanyu kandi turabakunda. Ni ukuri turabakunda, muri abantu beza. Mujye muduha ibitekerezo, mutubwire uko bimeze, niba bitagenda neza, niba bigenda neza. Inkunga yanyu turayikeneye muri byose. Ni ukuri murabizi ko mutuba hafi iteka, ndabashimira cyane abantu bakomeza kumva hafi, abantu badushyigikira kugira ngo ibi biganiro bikomeze bibagereho aho muherereye hose ku mugabane w'isi. Ni ukuri njya mbona mesaje zanyu. Imana ibaha umugisha umuntu wese ukora mu butunzi bwe agashyigikira umurimo w'Imana dukora. Uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi, uri umuntu. Oh haleluya! Imana y'amahoro izajye ikomeza ikwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Nawe Imana ikomeze kukugirira neza, ikomeze kukwagura. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bimanukire mu ijambo ryawe. Umuntu wese ugiye kudutega amatwi kubwira ijambo, ye gusigara uko yari ari. Nyakubahwa Imana, habeho impinduka ku buzima bwe, habeho impinduka ku muryango we, habeho impinduka mu byo agerageza gukora byose. Impinduka ziboneke ku buzima bwe. Dore turi kwerekeza mu mwaka wa 2025. Nyakubahwa Imana ishobora byose, nyemerera umuntu wese ukwifuza, ugukeneye, umunyamasezerano wese abone gukomera kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, hindura amateka. Mu izina rya Yesu, nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo ibya kera ntitubyibuke. Natwe ibyo twahuye nabyo muri uyu mwaka, ubwoko bwawe, ibyo bahuye nabyo muri uyu mwaka byabakomerekeje,
wababaje imitima yabo mu izina rya Yesu ntibazongere kubyibuka ukundi, ahubwo baremera amashimwe, ubinjije mu munezero, ubinjize mu bihe byiza, ubinjize mu bihe byo kukubaha, kugukunda no kugukorera. Icyubahiro n'ikibi cyawe, dushyigikire ku bw'ijambo, dushyigikire nyaguhora ku ngoma Imana ishobora byose, uduhe imbaraga z'umwuka wera, utugwize umwuka wera. Umwuka wera iyo ari muri twe aratuyobora, niwe utubwira icyo gukora. Rapota labone drayi, ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe kandi ukomeze kugendana natwe, kubera yuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe, duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Tugiye rero gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Danieli. Haleluya! Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Danieli, ibice 6. Turahera ku murongo waho wa mbere. Igitabo cya Danieli. Nshaka kuvugana n'umuntu unkurikiye aya masaha. Imana ishimwe. Reka nkubwire, umuntu unkurikiye aya masaha, ariho umwuka wera w'Imana, ariho ijambo Imana yamuvuzeho, ariho umwuka mwiza w'Imana ku buzima bwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri muhura n'intambara, nubwo uhura n'ibigeragezo, nubwo uhura n'ibintu byinshi bitandukanye, yewe n'amategeko agasinywa kubera wowe, kugira ngo hashakishwe impamvu ishobora kukugusha mu kibazo cyahitana n'ubuzima bwawe, cyahitana n'imibereho yawe. Imana irahari, Imana irahari, Imana irahari. Imana ikubereye amaso, Imana yiteguye kukureberera, Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye kukubera amaso ikakurinda ku gato no ku kanini. Nubwo abarozi bahaguruka, ndagira ngo ngutangarize amakuru y'ijuru ko ntacyo bashobora kugutwara, kereka niba uzi yuko utari mu ruhande rw'Imana. Ariko niba uzi ko uri mu ruhande rw'Imana, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye kugutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nababwiye ngo ni muri Danieli, ibice ni 6. Duhere ku murongo waho wa mbere. Ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose. Imana ishimwe. Kandi abaha n'abatware bakuru 5. Umwe muri abo yari Danieli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Haleluya! Imana ishimwe. Uyu mwami Dariyo yari umwami nyine. Wumva umwami, ubwo ni perezida, kuko yarahagarariye igihugu. Imana ishimwe cyane. Ariko mu guhagararira igihugu, haleluya, haleluya, ngo arareba asanga nyine muri iki gihugu cye agomba kukigabanya ngo mu intara 100. Izi ntara 120 ni nk'uko twagereranya uturere tugize nk'igihugu cyacu. Yesu ashimwe cyane. Noneho abigabanyamo, ngo agabanyamo izo ntara 120 kugira ngo azigabire abatware b'intebe, kugira ngo bajye bakurikirana uko bimeze, ibyagenze neza, ibyagenze nabi, nibarangiza ngo babishyikirize umwami. Hanyuma ngo ashyiraho n'abatware b'intebe 5. Aba 5 habonekamo umugabo witwa Danieli. Haleluya! Danieli ni muntu ki? Imana ishimwe.
ndumva nejejwe n'ijambo ry'Imana. Daniel ni muntu ki? Daniel yari umugabo wubaha Imana. Daniel yari umugabo ukunda Imana. Daniel yari umugabo ukorera Imana. Daniel nta kintu yabashaga gukora kitari mu bubasha bw'Imana. Ibintu byose yabikoraga yabanjije gusenga Imana. Daniel yari umuhanuzi w'Imana. Ngo hanyuma agira igikundiro cyane kuri uyu mwami, kubera ko nta kintu na kimwe cy'umugayo uwo ari wo wose wabonekaga kuri Daniel. Imana ishimwe. Wicekinge neza ubone ko urebe ko nta mugayo ukuriho, urebe ko uhagaze nka Daniel. Imana ishimwe kandi Imana iduhane umugisha. Ngo noneho ba bagabo babona Daniel doko arimo aratona ku mwami cyane, kubera umwuka mwiza cyane w'Imana wari umuriho. Babona arimo aratona cyane. Barangije, Imana ikurwanirire, igutsindire umwuka w'ishyari ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ikurwanirire, yigizeyo umwuka w'ishyari ku buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ba bagabo ngo baricara, ngo baravuga ngo uyu mugabo ni iki twakora, ni iki twamukorera, ni iki twarema gishobora kumukuraho iki gikundiro kirimo kimugaragaraho imbere y'umwami. Uzi, bashatse ngo impamvu yose, bashaka mu bintu byose bibaho, babura ikintu na kimwe bari butegeshe Daniel. Ndafashijwe cyane. Haleluya. Mfashijwe n'ijambo ry'Imana. Bashatse buri kimwe cyose, bo ubwabo baricara baravuga ngo umva, uyu mugabo turabona nta cyasha, nta nenge, nta kintu na kimwe kibi turimo tumubonaho gishobora kumukuraho igikundiro imbere y'umwami. Nawe utekereza aho hantu? Mana we, ndakwifuriza ko iri jambo uri buritindemo cyane. Ndakwifuriza ko aha hantu uri buhatinde. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Limone talabone dry. Imana yacu ishimwe. Bashaka impamvu n'imwe bari bumuregesha imbere y'umwami, bari butange imbere y'umwami. Umugayo urabura kuko yari ariho umwuka mwiza w'Imana. Ndakwinginze ngo umwuka w'Imana ube ku buzima bwawe. Umwuka w'Imana ugendane nawe. Umwuka w'Imana abane nawe aho uri hose, aho ukorera hose, waba urwaye, waba uri mu kazi, waba uri muri famiye yawe, waba wararetswe, baba barakwanze, baba barakujugunye, baba bagufasheho ijambo, baba bakugambanira umunsi ku wundi. Umwuka w'Imana abe kure bonedayi, abe kuri wowe. Naba kuri wowe ntabwo uzatsindwa. Naba kuri wowe bazagushakaho impamvu bayibure. Nejejwe n'Imana, nejejwe n'Imana. Ibi byabaye kuri Daniel, natwe mu bantu nkatwe hari igihe bidusohoraho, ariko Imana ikaturwanirira. Ihangane, icyo kigeragezo cy'akagambane n'ishyari urimo gucamo, Imana iraza kukigusohoramo kubera umwuka mwiza w'Imana uri kuri wowe. Haranira gutunga mwuka mwiza w'Imana. Haranira gutunga mwuka wera muri wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva nejejwe n'Imana. Ndumva nejejwe n'Imana. Ndumva nejejwe n'Imana. Ndumva Imana inejeje. Imana ibe muri wowe. Bagushakeho impamvu yose bayibure. Ngo bamaze kumuburaho impamvu iyo ari yo yose,
ngo baravuga ngo uyu mugabo nta kindi. Mana ishobora byose we, ujya urwanirira abantu bawe, ureberera abantu bawe, kuko uri Imana ireba aho tutareba, uri Imana igera aho tutagera, uri Imana ivugira aho tutavugira, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Elohim, uri Adonai, uri Shama. Ngo baravuga ngo nta kindi kintu kiri butume uyu mugabo tumubonaho icyasha, tumubonaho ikintu kibi, kereka nitumutegera mu mategeko y'ijambo ry'Imana ye. Aho niho turi bumufatire, aho niho turi bumufatire, nitumutegera mu mategeko y'Imana ye, niho turi bubone Daniel. Oh my God, cyangwa abagabo bacu b'igihugu cyacu bakamera nka Daniel, Imana igakuramo abagambanyi, Imana igakuramo abagambanyi bagambanira bagenzi babo. Ariko muraje mwumve, inyungu y'umugambanyi ni iyi, inyungu y'umuntu ugambanira mugenzi we ni iyi. Turaje tuyigereho. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Iri jambo murigira ibyanyu, iri jambo murishyira ku nkingi z'imitima yanyu. Ngo barangije baricara bajya inama. Jambo ryatubwiye ko aba bagabo bari abagabo b'abayobozi, ni abagabo b'abayobozi, bari abatware bashinzwe kureberera igihugu, bagafata amakuru bakayakusanya bakayageza ku mwami, kuri perezida w'igihugu. Imana itugirire neza. Baricara ngo batekereza ikintu kibi kiri butume Daniel atsindwa. Hari igihe duca mu bintu mu by'ukuri utatekerezaga gutsindwa, ariko kubera abantu bagatuma utsindwa. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo umukiranutsi nubwo yagwa ntazarambarara, Imana izaba hafi, Imana izamurengera, Imana izabana nawe, Imana izagendana nawe. Barangije barategura abatware, ibisonga, abanyamategeko bose baricara. Baricara. Ariko reka nkubwire, abanyamavuta turi abantu barenze burya. Oya, abanyamavuta, abantu bavuganye n'Imana, abantu bariho mwuka w'Imana, abantu bubaha Imana, turi abantu badasanzwe. Niba uzi ko uri umuntu wubaha Imana, ukunda Imana, ushaka Imana n'umutima wawe wose, amen, ujya ahantu wigurira akantu, uri umuntu ukomeye. Abantu baricara bakora inama, abanyamategeko iki bose barahura, ubwonko burashyuha kubera umugaragu w'Imana Daniel. Ariko ndafashijwe kandi ndanezerewe, Imana ibantera umugisha, ndabakunda cyane, ndabizi ko munkurikira muri benshi. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibanezeze. Barangije ngo bategura itegeko rivuga ngo mu minsi 30 no kugeza ukwezi, nta muntu n'umwe wo muri iki gihugu ukwiye kugira undi muntu asaba ikintu runaka uretse Nyagasani wowe mwami. Ni wowe abantu bagiye kujya basaba imigisha, basaba. Doko nta wundi muntu n'uyu n'umwe muri iki gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi,
Oh la shala bone dry. Ukwiye kugira ikintu asabwa uretse wowe Nyagasani mwami. Unyumvire nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Barategura itegeko kandi itegeko ntakuka nyine amategeko murabizi ko bari amategeko nyine murabizi ko arushiki amabuye kuremera. Haleluya. Imana ishimwe. Bararinoza, bamaze kurinoza baragenda barishyira umwami. Bamaze kurishyira umwami babwira umwami ati rero umva mwami, twicaye turatekereza, doko tugutekerezaho, turareba dusanga, doko bashyiramo n'umunyu nyine urabyumva, dusanga ni wowe muntu uri hejuru y'ibintu byose muri iki gihugu, dusanga ni wowe muntu udasanzwe, dusanga doko nta kindi, mbese ni wowe ugiye kujya usengwa, ni wowe ugiye kujya upfukamirwa, ni wowe ugiye kujya usabwa buri kintu cyose, abana nibarwara dusenge ngo mwami ni wowe udukiriza abana, dusenge ngo mwami ni wowe utanga akazi, dusenge ngo mwami ni wowe ukiza indwara zananiranye, dusenge ngo mwami ni wowe ugusha imvura, ni wowe ugusha izuba. Bari bakishe lamone talabinivo. Danieli rero umugabo w'Imana udahindurwa n'ibihe. Usabwe kubaho udahindurwa n'ibihe. Usabwe kubaho udahindurwa n'ibihe. Nimba waramenye Imana, niba waramenye Imana, niba uzi Imana, niba ukunda Imana, niba uzi ijambo ry'Imana, ntabwo ukwiye guhindurwa n'ibihe, ntabwo ukwiye guhindurwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Urakomeza wubaha Imana yawe. Babibwira umwami ko bicaye n'abanyamategeko bose bahuye bakicara bagasanga ko nta kindi kintu kigomba gusabwa umuntu uwo ari wese, ahubwo ari we bakwiye kujya basaba. Umwami arabyumva kuko ntabwo yari azi icyihishe inyuma y'ibyo bintu, yumvaga nyine ko bamutekerejeho. Ndagira ngo ubwire ngo hari igihe ikinyoma abantu bakwigira umupangu w'ikinyoma, kandi kiriya kinyoma kigahabwa agaciro, kigahabwa agaciro, kigahabwa intebe, kikicara kikaganza, kandi ari ikinyoma. Umwami arabyemera, arasinya, asinya itegeko, kandi iri tegeko amaze kurisinya byari birangiye, nta kindi nawe yagombaga kwivuguruza. Ntabwo yagombaga kwivuguruza, iyo yabaga yasinye byabaga byarangiye. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Reka ahantu hose uherereye ku mugabane w'isi unzamurire icyubahiro cy'Imana ishobora byose, unzamurire icyubahiro cy'Imana y'amahoro. Amen. Barangije gusinya rero, amakuru agera kuri Danieli, umugabo w'Imana udahindurwa n'ibihe, udahindurwa n'ibije byose, wamenye Yesu Kristo lesharabini nk'umwami n'umukiza. Wamenye ko Imana ari Imana, hejuru y'Imana nta kindi kintu gihari, ni Imana gusa. Amina. Haleluya. Tope talabone dry. Imana ishimwe. Waragenda iwe mu rugo amaze kumenya ko iryo tegeko barisinya. Wakande umva ukuntu nkunda Imana. Iwe ngo amadirishya ye ngo yarebaga i Yerusalemu, doko yarebaga ibwami. Ndafashijwe. Inshuro yasengaga ntabwo yazigabanije, ahubwo yarazongereye, yongeramo imbaraga. Reka nkubwire nshuti yanjye nteze amatwi, ndakwinginze, ese iyo igitero kije ukora iki? Iyo akagambane kahagurutse ubigenza ute? Witwara ute? Ubikora ute? Jya kuri maviyoloji usenga Imana. Amen. Haleluya. Haleluya.
ndumva ndimo mfashwa n'ijambo ry'Imana. Arangije ngo aragenda arasenga ngo akajya asenga 3 ku munsi, ngo akubaha Imana ye, ngo akayishima, ngo akayihimbaza, ngo akayiramya. Imana ishimwe. Bukeye za ngenza z'umwuka mubi, b'abayobozi babi badakunda amahoro, buzuye ishyari, buzuye inzangano, batanejejwe ko bagenzi babo batera imbere, batanejejwe n'iterambere rya bagenzi babo. Imana itugirire neza, Imana iduha agakiza. Nubona mugenzi wawe yateye imbere, ubikunezeze, wifatanya nayo gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Bagiye kugenzura asanga umugabo w'Imana Daniel arimo arasenga avuga ati, mwami wanjye, Imana ishobora byose, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana iri hejuru y'abami n'abatware, ni wowe Mana yaremye ijuru n'isi, ukabamba ijuru nta nkingi ukizemo, ni wowe Mana nzasenga iminsi yanjye yose yo kubaho, nta yindi Mana hejuru yawe, nta yindi Mana. Ndanezerewe. Barangije barirukanka. Ariko tugira abantu Mana, umuntu wirukanka akirukanka akajya kukurega ku muyobozi wawe ngo wakoze ibi. Cyangwa akirukanka agatwara amagambo akajya kukurega ahantu hose hatandukanye ati, uzi ibintu yakoze, uzi ibintu yambwiye, uzi ibintu yakoze, yewe uruganda yarusenye, yibye, yakoze. Umva, abo bantu bariho na kera bahozeho, ariko icyo dushimira Imana, ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bakoreshwe iby'ubutwari. Ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Amen. Ngo babwira umwami ngo, mwami, uribuka itegeko wasinye? Umwami aravuga ati, ngenda ryibuka. Atumva rero, wa mugabo witwa Daniel w'umunyagano wo mu Bayuda, uzi ibintu ari gukora? Yanze kukuramya, yanze kugusaba, ahubwo ari gusenga indi Mana, umva ibyo birego. Umwami ngo arabyumva, ngira ngo umwami nibwo yari ahumutse cyangwa nibwo yari akangutse, amenya icyari ririya tegeko baje kumusinyishaho icyo ryari rigamije. Mana itugirire neza. Nibwo yamenye impamvu, ngo arabyumva ariko ntiyabiha agaciro, arabuzabuza. Uyu mwami Imana imuha umugisha, Dariyo, Imana imuha umugisha. Amen, haleluya. Arabuzabuza ngo burira. Bukeye barongera bajya kureba, basanga Daniel ari muri zo petalabone shalabiniwa, yuzuye umwuka wera, arimo aravugana n'ijuru, arimo aravugana n'Imana, arimo arasenga, ari mu bicu by'umwuka wera. Imana ikujyane mu gicu cy'umwuka wera, topetalabone drayi. Imana ikuzuza imbaraga, Imana ikuzuza ubushake bwo kuyuba, Imana ikuzamure mu rundi rwego rw'uburyo bw'umwuka wera. Icyo waba uri cyo cyose, aho waba uherereye hose, aho waba ukorera hose, hejuru y'aho wicaye hari imbaraga z'Imana ishobora byose. Barongera bajya kumurega, baravuga ngo, mwami, ko ari wowe wasinye, kandi amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntabwo ajya avuguruzwa, ni wowe wabisinye. Umugabo yatunaniye, umunyagano yatunaniye,
yanze kugendera ku mategeko y'igihugu. Urabigenza ute? Urabikora ute? Urabikora wiki? Ko twasinye ko agomba kujugunya mu rwobo rw'intare umuntu utazagusenga, umuntu utazakubaha, ko bazamuterura bagaterura Dumburi no mu rwobo rw'intare. None ukaba uri mu birebera gusa. Umva abantu bajya bakiserera abandi kugira ngo abandi bagubwe nabi, kugira ngo abandi babure amahoro, kugira ngo abandi bicwe, kugira ngo abandi bajyanwe mageragere, kugira ngo abandi bajyanwe ahantu hatabaho. Ariko Mana yanjye, bagambanyi, Uwiteka barengere, Uwiteka abaha agakiza. Umwami abura uko abigenza pe, abura uko abyifatamo. Dari yarababwiye ngo mugende mu manzani, ariko ababwira ababaye, baragenda baramuzana, baramufata, bamujyana mu rwobo rw'intare. Urwo rwobo rw'intare ngo bagerekaho igitare. Mbega abagabo b'abagome, mbega abantu b'abagome. Imana igutsindira abagome bagenda ku buzima bwawe. Imana igutsindira abagambanyi bagenda ku buzima bwawe. Imana yigize abarozi bagenda ku buzima bwawe. Imana yigize ibyo birwara bigenda ku buzima bwawe. Imana yigize iyo nyatsi igenda ku buzima bwawe. Imana yigize abagambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Holeshere boketala biniwa meneshala botekerebo. Ndafashijwe za pitala menedrai topetala wideshala miniwa. Imana yigize abagambanyi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Barangije bashyiraho igitare barapfuka. Umwami ngo nawe asigaho ikimenyetso cye n'icy'abatwari ngo baragenda. Ariko ikintu cyanejeje umutima wanjye, iri jambo ndumva ryangiye mu mitsi no mu misokoro, ndumva ryanshegesha ukuntu. Umwami agera iwe ngo ntiyaryamye, ntiyariye, yiraje ubusa. Reba umwami, reba perezida, ariko abanyamavuta nyamara uzi ko umwami yiraje ubusa? Uzi ko umwami atigeze yemera ko bamucurangira? Uzi ko nta nkera yaraye iwe? Uzi ko yaraye mu mubabaro n'agahinda? Kuko hari umugabo witwa Daniel warenganijwe. Wowe uri murenganywa aho urerereye hose, Imana iraza kukurenganura. Nanjye narabibonye Imana indenganura. Imana ijya irenganura abantu bayo. Gusenga ntabwo ari ugukina. Kubaha Imana ntabwo ari ugukina. Kubaha Imana birimo intsinzi ikomeye cyane ab'isi batabona, ariko abari mu mwuka barabibona. Umwami azinduka kare ngo aribatura mu museke, arihuta cyane, ariko nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Arihuta ngo aragenda, ngo ageze hafi ngo atera hejuru n'ijwi rirenga, ngo arahamagara ngo Danyeli, mugabo ukundwa, ese ya Mana yawe yaba yabashije kugukiza amenyo y'intare? Aramwitaba, aramubwira ngo Nyagasani Mwami, Imana nkorera mu ijuru yohereje marayika abumba iminwa y'intare. Reka nkubwire, Imana ikoherereze marayika abumba iminwa y'intare ziri kukugenza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikoherereze marayika abumba iminwa y'intare zigenza abana bawe, abumba iminwa y'intare igenza akazi kawe, abumba iminwa y'intare igenza urugo rwawe, abumba iminwa y'intare topetila bonedra, abumba iminwa y'intare. Imana yohereze marayika mu izina rya Yesu, marayika manuke kubumba iminwa y'intare zikwasamiye. Ndanezerewe.
hari igihe numva ijambo ry'Imana kuryigisha nkumva rikoze ku mutima wanjye, nkumva ndimo ndafashwa naryo cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Umwami akuramo Daniyeli mu rwobo rw'intare, aramutwara, ariko amutwara nk'umwami. Dari Imana imuha umugisha ngo aragenda. Imana ishimwe, ngo ahamagara babagambanyi. Umva nababwiye ngo akabagambanyi ndibukagereho. Ahamagara babagambanyi bose, abahamagarana n'abagore babo, abahamagarana n'abana babo, bose arabazana, atanga itegeko ngo mugende mubajugunye aho bari bajugunye Daniyeli, muri rwa rwobo rw'intare. Uze gusomera ijambo wumve. Barabajyanye, babagejejeyo, babajugunyemo. Nta muntu wigeze arushya akora hasi ku butaka. Intare zabasamiraga hejuru ngo n'utugufa zigahekenya, zigakacanga, ntihagire n'akagufa kagwa hasi. Umva mbabwire kano kantu, ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Barapfa birarangira. Umwami ashima Imana na Daniyeli. Arangije ngo arongera ahamagaza inama yindi, abaturage bose arabahamagara. Arababwira ati guhera uyu munsi mujye muramya Imana ya Daniyeli. Mujye muramya Imana ya Daniyeli, kuko niyo Mana yonyine, niyo Mana nyiribihe, niyo Mana yo gusengwa, niyo Mana yo kubahwa, niyo Mana yo gupfukamirwa. Nyemerera aho uba, n'aho utuye, n'aho ukorera, n'aho usengera, bubaha Imana yawe. Bubaha Imana yawe. Uko ugenda ugende nk'umuntu w'Imana. Uko uvuga uvuge nk'umuntu w'Imana. Uko witaba abantu bitabe nk'abantu b'Imana. Buri kintu cyose ukora ugikore nk'umuntu w'Imana. Ngo nuko Daniyeli arahirwa na Dariyo bagira ibihe byiza, kuko bari banesheje urugamba. Ndagira ngo nkubwire aya masaha, Imana ikunesheshereza urugamba, iguhe guhirwa, iguhe iterambere, iguhe kwaguka, iguhe kugubwa neza, igukize uburwayi, iguhe amahoro, iguhe ibyishimo utaboneye ku bantu ubibonere ku Mana. Reka nkubwire, umuntu ashobora kukubeshya akakubwira ko muri kumwe kandi akuryarya, ariko Imana ntiryarya. Umuntu ashobora kukubeshya akakwizeza ibitangaza bitariho, ariko Imana ntabwo ijya yizeza abantu ibitangaza bitariho. Imana iriho kandi irakora. Ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo, winjiranemo imbaraga z'Imana, winjiranemo umwuka wera, winjiranemo ubutabazi bw'Imana, winjiranemo kugubwa neza kw'Imana. Ni ukuri Imana ikuremera ishimwe, Imana ikunezeze, Imana ikunezeze. Ndavuze ngo Imana ikunezeze ahantu hose uherereye. Imana ikunezeze ahantu hose uherereye, waba urwaye waba urwaje, Imana ikunezeze. Kandi ni ukuri ndabona ineza y'Imana ku buzima bwawe, ndabona ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe, ndabona kugirwa neza n'Imana biboneka ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Mwibuke ko mudukurikirana ku Mpuhwe z'Imana TV. Umuntu waba unkeneye, telefone yanjye ni 0782929140. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda n'umutima wanjye wose, kandi ni ukuri muhumure. Imana iratuzi kandi Imana iradukunda kandi yiteguye kutugira neza. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo,
ni umwaka w'amashimwe ku bantu benshi, ni umwaka mugiye gusubirizwamo, ni umwaka buri muntu wese ufite icyo yavuganye n'Imana, ni umwaka wo gushima Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. God bless you. Shalom.